Mbanje kugusuhuza wowe nkurikira n'ibiganiro ntanga kuri YouTube, nkaba ndi umunyamateka, nkaba ndi umusesenguzi ndetse nkaba ndi n'umurezi. Amazina yanjye nitwa Sam Subika. Ndi kubaha ibiganiro mw'iyi minsi bigaruka ku mateka atandukanye, twahereye kuri Antiquité, ushize nababwiye ibyerekeye na Mesopotamiya. Twabonye imirage ya Mesopotamiya yasigiye isi, yuko harimo ko buriya uwo bita Amurabi ari mu bantu ba mbere banditse igitabo cy'amategeko hano, cyavugaga yuko ijisho rihorerwa irindi n'iryinyo rigahorerwa irindi. Ni ukuvuga yuko icyo umuntu yakoreraga undi ari nacyo bamukoreraga. Twabonye rero ko Babuloni yaje gusenyurwa n'Abaperise ahagana mu kinyejana cya 6 mbere ya Yesu, ubwo ni ukuvuga muri 539, aho Cyrus yasenyuye umujyi wa Babuloni ndetse arawigarurira. Civilisation ya Mesopotamiya, abanyababuloni barangira gutyo. Rero uyu munsi turakomeza na civilisation yindi. Indi civilisation dukomeza nayo ni civilisation ya Egiputa cyangwa civilisation y'Abanyamisiri. Misiri rero ya kera ni civilisation yari iherereye ku nkombe y'uruzi rwa Nili, ahagana mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Afurika, hafi n'inyanja itukura. Niho Abanyamisiri bakoreraga, niho civilisation yabo yari iherereye. Yatangiye ahagana mu 3150 mbere ya Yezu, nyuma yo guhuza Egiputa ebyiri. Egiputa zari ebyiri, Egiputa y'amajyepfo yitwaga Upper Egypt, Egiputa y'amajyaruguru yitwaga Lower Egypt. Upper Egypt yari ifite umurwa mukuru bita Thebes, noneho Lower Egypt yari ifite umurwa mukuru bita Memphis. Civilisation ya Misiri rero, abanyamateka bavuga ko yagiye itera imbere, aho yageze ku gasongero ko gutera imbere kwayo ahagana mu 500 mbere ya Yesu, yagukira mu burasirazuba bwo hagati muri za Palestine ndetse no muri za Syria. Abami bigarurira ibirombe by'amabuye y'agaciro, imijyi irakura ku kigero cyo hejuru. Amateka rero ya Misiri ya Egiputa agabanijemo ibice bitatu. Igice cya mbere ni ubwami bwa kera cyangwa Old Kingdom. Igice cya kabiri ni ubwami bwo hagati na hagati, Middle Kingdom. Igice cya gatatu ni New Kingdom cyangwa ubwami bushya. Old Kingdom cyangwa ubwami bwa kera bwatangiye mu 2780 kugeza mu 2230 mbere ya Yesu. Icyo gihe ubwami bwa kera Egiputa zari ebyiri nkuko nabikubwiye, yari Lower Egypt na Upper Egypt. Ubwo icyo gihe nibwo Egiputa yahise ishyirwa hamwe, noneho ihita iba imwe ku bw'umwami bita Menes. Niwe wahise afata Egiputa. Mbere yari Upper na Lower Egypt, ariko ahita azikomatanya arazunga. Umurwa mukuru ahita wimurira muri Memphis, amajyaruguru. Muri icyo gihe abami bafatwaga nk'abantu b'utumana cyangwa se abantu b'ibikomerezwa babaga
barigize nk'imana. Farawo babaga bafite ububasha burenze, abaturage babafataga nk'aho atari abantu basanzwe. Icyo gihe nibwo hatangiye kubakwa amapiramide nka za Giza, Kufu, aho abami n'abandi bantu b'ibikomerezwa bashyingurwagamo. Icyo gihe cyaje kurangira rero, haza ubwami bwo hagati cyangwa Middle Kingdom guhera mu 2130 kugeza mu 1600 mbere ya Yesu. Icyo gihe rero Egiputa yasubiye hasi, ndetse n'abantu bari baturutse muri Aziya y'Uburengerazuba bitwa aba Hyksos bigarurira Misiri mu gihe cy'imyaka 150. Abafarawo bari baracitse amazi, ntibari banagishyingurwa muri piramide. Misiri irigarurirwa. Abo bantu rero baje kwirukanwa kubera revolisiyo yazanywe n'igikomangoma cyitwaga Ahimos. Kingdom nshyashya rero, ubwami bushyashya, the new kingdom, ariyo ya nyuma y'amateka ya Misiri, aricyo gice cy'amateka ya Misiri, cyatangiye guhera mu 500 kugeza mu 200 mbere ya Yesu. Icyo gihe rero cyaranzwe no kwaguka kwa Misiri, yagukira mu gice cyo mu burasirazuba bwo hagati, harimo za Sinayi, harimo muri Siriya, muri Palestine, hariya hose Misiri yarahigaruriye, ndetse imijyi irakura by'akataraboneka, ndetse na Farawo atangira ibintu by'ubucuruzi ndetse no gucukura amabuye y'agaciro, ibirombe byabonekaga muri Sinayi. Misiri yarakize karahava muri icyo gihe guhera mu 500 kugeza mu 200 mbere ya Yesu. Abanyamisiri rero dufite ibintu byinshi tubibukiraho, imirage bagiye basigira isi myinshi cyane. Hari ibintu Abanyamisiri bagiye bahimba na n'ubu tukigenderaho, cyangwa se ibintu bahimba byagiye biba intangiriro yo gukora ibindi bintu bigezweho. Tubakesha rero ibintu byinshi. Cyambere tubakesha ni inyandiko. Abanyamisiri bari mu bantu ba mbere banditse, bafataga uburyo bwo kwandika bwabo bwitwa hieroglyph, yari inyandiko yabo. Inyandiko nabwiye ko ari utumenyetso ndetse n'udushushanyo abantu bumvikanaho yuko wenda tuvuze iki n'iki, noneho bakazajya babikoresha kugira ngo babashe kumvikana no gutumanaho hagati yabo. Rero Abanyamisiri bari mu bantu bafashe iya mbere mu kwandika inyandiko bitaga hieroglyph. Yabaga iri ku bikuta by'insengero, ku bikuta by'amapiramide, ndetse iri no ku mpapuro. Uretse inyandiko, Abanyamisiri none cya kabiri bibukirwaho ni ibyerekeranye no gutunganya imirambo, uburyo bita mummification, gutunganya umubiri w'umuntu kugira ngo wenda bawufate neza utabora, kubera ko bemeraga ubuzima nyuma y'urupfu. Bafataga neza abantu bapfuye kugira ngo bazajye mu bundi buzima batangiritse, wenda umubiri utangiritse. Mummification rero yakorwaga ku buryo butandukanye, bwari ubuhanga bwabo bihariye. Bafataga, mbona yari process ndende gufata umuntu w'umurambo wapfuye bakamuvanamo ibyo mu nda, bakamuvanamo bihaha, ubundi bakamushyiraho umunyu, nyuma bakaza kumushyiraho amavuta yabugenewe, bakongera bagashyiraho undi munyu, bakongera bagashyiraho amavuta yabugenewe, basa naho bamugaramitse. Nyuma bakamuhambiraho ibintu byabaga bimeze nk'ibitambaro,
bakongera bakamushyiraho ayo mavuta, noneho bakamuza kumubumbiraho ibintu bimeze nka masitike, ibintu bimeze nk'ibumba bimeze nka masitike, noneho mu maso he bwa nyuma na nyuma bagahita bafata mu maso he bagashyiraho, bagashushanya uko yari ameze yenda akiriho, bagahita bashyiraho bamushushanya, bakora uko yari ameze bakamushushanyaho, noneho bakandikaho n'ibindi bintu bitandukanye nyuma y'uko nyine bamukora mummification, nuko bagahita bamubika rero uko mummification yagendaga. Iyo urebye usanga n'abafarawo benshi, hari n'umufarawo bakoze mummification ku buryo aho akiri na n'ubu ngubu ubona nubwo hashize igihe ubona nyine baragerageje nibura icyo gihe cyose amaze barabashije kumukonserva. Numva rero ni umwihariko wabo. Ikindi abanyamisiri bibukirwaho ni ibyerekeranye n'ubuvuzi. Bari bateye imbere cyane mu buvuzi kubera yuko nibo bantu ba mbere bari abasipesiyalisite mu kuvura amaso, mu kuvura amenyo, ndetse baranabagaga. Bari banazi yuko imvune ukuntu ivurwa, ushobora gufata bande ukayihambira ku buryo igufwa rizasubirana n'irindi. Uretse no kuvura abantu, banavuraga n'amatungo. Rero ubuvuzi bwabo nibwo ubuvuzi bugezweho, ubuvuzi bugezweho bushingira ku buvuzi bw'Abanyamisiri. Abanyamisiri rero nibo bantu ba mbere bakoze impapuro, bari mu bantu ba mbere bakoze impapuro kubera yuko bafataga urufunzo bakuye mu gishanga cy'uruzi rwa Nili bakarukoramo impapuro. Izo mpapuro rero bazandikagaho ibintu byerekeranye n'amadini, bakabyandikaho ibintu byerekeranye n'ibwami, bakabibika bakabishyingura. So uburyo bwo gushyingura impapuro no gukora impapuro nibwo abantu bakomerejeho kubera ko Abanyamisiri nibo babizanye. Abanyamisiri ikindi bibukirwa ku byerekeranye n'ibintu by'ingengamisi, kalenda. Urabona ko rero tubara ukwezi, iminsi 30, icyumweru, iminsi 7, umunsi umwe, amasaha 24. Abanyamisiri niho batangiye kuyobora, ndetse babaga bazi iminsi mikuru y'ibigirwamana byabo, ndetse babaga bazi n'amezi umugezi wa Nili wuzurira. Ingengamisi rero tugendaho ubu ngubu ubona ishingiye cyane ku Abanyamisiri bari barakoze. Abanyamisiri tubibukira ku buryo bwo gukurura amazi uyakwirakwiza mu murima, irigasiyo. Kubera yuko Misiri bwari ubutayu gusa bwanyurwagamo n'uruzi rwa Nili. Rero Nili yari ingenzi kuri bo kubera ko bayikoreshaga mu byerekeranye n'ubuhinzi. Nta bundi buryo rero bari kubona uburyo bafata amazi bakayakwirakwiza mu murima uretse gukoresha uburyo bwo kuvomera. Iyo tekinike rero yo kuvomera irigasiyo bakoreshaga ibyo bita shadufu, bakabafasha gukwirakwiza amazi mu murima. Uburyo rero bwo kuvomera Abanyamisiri bazanye ni bwo buryo bwo kuvomera abantu ubu ngubu baheraho babikora, cyane cyane nk'ahantu hatagwa imvura. Ubuzima bw'Abanyamisiri rero bwari bushingiye ku mugezi wa Nili. Nta Nili nta Misiri. Abanyamisiri bibukirwa nanone ku byerekeranye n'imibare. Bari abanyamibare bahambaye kubera yuko nibo bazanye iriya mibare tubona ubu ngubu duheraho twiga yenda nko muri pirimeri, buriya buryo bw'imigabane, gukuba, kugabanya, kongeraho, biriya byose Abanyamisiri bari bazi kubikora. Bari bazi n'ibyerekeranye n'uruziga, bari bazi gushaka
umuzenguruko w'uruziga, ubuso bw'uruziga imbere y'abandi bantu bose. Abandi bantu babimenye Abanyamisiri ari bo babikoresha. Uretse rero imibare, Abanyamisiri bari abubatsi b'agatangaza. Ikiduha ingero z'uko bari abubatsi b'agatangaza ni ukubera amapiramide bubatse, insengero ndetse n'imva z'abami ndetse n'abandi bantu b'ibikomerezwa. Rero uburyo bw'imyubakire bakoreshaga, abanjeniyeri benshi bo ku isi bagenda kwiyensipira mu buryo Abanyamisiri bubakaga. Uretse ubwubatsi, Abanyamisiri bari barateye imbere ku byerekeranye na siyanse bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere. Abanyamisiri bari bazi yuko habaho indi mibumbe igaragiye izuba. Bari bazi yuko isi ari umubumbe ukwawo, ariko hari n'indi mibumbe igaragiye izuba. Bari bazi ko Venus ibaho, bari bazi ibintu by'amakonsiterasiyo, bari bazi ibintu byinshi bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere ndetse n'ibyerekeranye na astronomy, ibyerekeranye n'ubumenyi bw'ikirere. Abanyamisiri bibukirwa ku byerekeranye n'ubugeni. Bari bafite uburyo bakora ibintu by'ubugeni bwabo, nko gusiga amarangi ku bikuta by'insengero, gusiga amarangi mu mva z'abami, kudekora. Bafite uburyo bwihariye wabibona ukabona bibereye ijisho. Bwari uburyo bwiza rero, kandi babikoraga mu buryo bwabo bw'umwihariko. Rero uburyo bwo gusiga amarangi no kudekora, abantu babyensipiraho biturutse ku Banyamisiri babikoraga. Cyanyuma nababwira nuko Abanyamisiri bari abahanga cyane mu byerekeranye na tekinoloji. Nibo bakoze ikintu bita fayensi, kimeze nabigereranya nk'aho ari ikirahure. Ibintu byabaga bimeze nk'ibirahure. Ikirahure bwabaga ari uburyo bwo gufata umucanga bakawukora ku buryo bakawucanira, bagakora ku buryo havamo ikintu kimeze nka fayensi. Rero nibo bantu ba mbere bakoze ikintu kimeze nk'ikirahure. Uburyo bwo gukora ibirahure ubu ngubu abantu babihera mu buryo Abanyamisiri babikoraga. Abanyamisiri nibo ba mbere bakoze ibirahure, n'abantu bakora ibirahure ubu ngubu bahera kuri tekinoloji Abanyamisiri bakoresheje bakora ibyo birahure. Ku bijyanye n'imyemerere rero, Abanyamisiri bari abapoliteyisite, bemeraga ibigirwamana byinshi, ku buryo bafite ibigirwamana birenga 2500. Buri gace kabaga gafite ikigirwamana cyako gasenga. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, hari ibigirwamana bizwi. Hari icyitwa Ra, cyari ikigirwamana cy'izuba cyane cyane, nicyo cyari gikuriye ibindi, cyavugaga nk'aho ari cyo cyaremye Nili, cyari ikigirwamana gikuru. Hakaza ikindi bita Ozirisi, cyari ikigirwamana cyaciraga abantu imanza. Hakaza ikigirwamanakazi bita Ayizisi, yari umugore wa Ozirisi, cyari ikigirwamanakazi cy'ubwiza. N'ibindi bigirwamana byari byibungirije, cyitwaga Toti, cyitwaga Anibasi, cyitwaga Atumu, cyitwaga Seti, cyitwaga Tefunati, cyitwaga Nati n'ibindi byinshi. Hari igihe bafataga n'imana ibigirwamana by'ahandi bakabibyambaza, ariko bya bigirwamana byinshi. Abanyamisiri rero ntago bezeraga imana imwe, byari byinshi nk'uko mbibabwiye. Nimba urimo nkurikirana ndagushimiye,
kandi ni umusanzu ukomeye cyane kumpa subscribe ndetse ukageza iki kiganiro ku bantu batandukanye kandi ukambwira muri comment icyo ngomba kuzababwira cyangwa se icyo ngomba kongera muri iki kiganiro. Ubwo ni igice cya mbere, ubutaha tuzareba ikindi kiganiro cyerekeranye na Misiri. Ciao, bari kumwe nanjye Sam Subika, naho utaha.